ubunye kubona nakise mva mu byanjye kubera urukundo wampaje baby nagize ngani jewe ngendi kudota ariko niko zikonje tsanga ndive urukundo wampaje baby banza rumwami sinikunda fo fite kuno tikise ngira ngo nirikana kukijya mu kabyiniro Sanja Cross kuko wikorana umurava baby kandi urinde kurabikajije fo ngo manuka utigise jo baby maze mu guteka nyora kera fo kamubera baby kabudigi ke dukorana mu buzima nta na kimwe nabo duda barutaho dabaduta bose udabadenze jo baby ga fo mureke mu go bike fo shire aho aga freestyle twumve itwara kantu nzengubwire byeni mu story yavuga ko ubujama bwigize ubuflexe bwirwa mtsimbi bonwa ntibi moti niga abandi bana bari gukora iki jet keji hala bombo nabigiza bati je spora ngo bashaka kurya nta murimo bakozwa kandi byo mu gihugu ntibegikora niga abantu bose baba yabatawo nteri niga bo muri kinyejana kubona sente byari bigoyenda kubita amaso kirya keno kubona sente nkabona umwandi byo bigatuma nje nibaza ikirezo ry'isukuriza gere niyo gidageje no gukoda abisi bagerageza kukurwanya niko bakanga bavuze kuri ngwisiko ko ni muzunguruka kabita rakaranga nigi ukidi kumushakida ibidu yo munyurwango twifite mindani bitambura ikerezo njewe ry'umuntu niyo menye byanje nkakora ibyanye nkatapati zanje ku giti cyane nemeskira fonda cyangwa gutora tuvasi tubiri kugira ngo ubone ikintu nshoboye yes bro ja muri somfatwa nka Emily cyo amadika ndakaraga abana batoga ibibera kabyo bidarenska pa maranga mutima yanyu mu bicu amaspika mugoni mu maremo udenza budigi cyo mu biti uko buraza kubikunda bebere nangira gukaraga amabia haba state nayo wese banzi hudutwiko turenze cyane fo umwaye muri no njyana kira fo banzi kibitendo bidi official mukobwa gwanzikiye mu burusi muhura bwangiza gudenza ko no kugenutse byango ntacyo nkomadi kandi ukiza gwanyitaga sheri nandi mazina ni kuko abakobwa murinda shema burizo ringo tembo tena mana ngaye udigunyiza z'urukundo dafitema yiguciwa nsezeranye urukundo siga kure cyane zinani zikuzabo mukemuke mu kidakidafo sinzi cyonziza kuba mpinduye umusazi nigize umwana ngo ndebe ko wanyumva nacinzira ntazira kajwavi nega none doze vasta nibyo wineje vast for him mega nabikoze gusa nubwo ntari mbizi. Iyi ni Hishura Official Rwanda, ikiganiro kite talent show. Ndi kumwe n'umuhungu araza kutwibwira. Warushatse kunyibwira? Ja, nari ngiye kubanza kunyuramo muri makeya. Bro, nyibwira mu buryo bwa gihanzi. Mu buryo bwa gihanzi. Yeah. Nukuvuga ngo ku muntu uri kundeba ari kundeba ukuntu ngaragara. Yeah. Muze kunyihangana ndi kuvuga nk'abantu babiri mu gihugu, ndi kuvuga nka Bulldog, nkavuga nka Rewind. Ewana nca kugira ngo mbereke ibintu ufite mu mutwe nca kubagaragariza mukarako dugifite impano nyinshi mu cyaro zitarazamuka ngo zigere kure. Ibwire mu buryo bwa gihanzi. Muri kinyejana kubona sente byari bigoyenda kubita amaso kirya keno kubona sente nkabona umwandi byo bigatuma nje nibaza ikirezo ry'isukuriza gere niyo gidageje no gukoda abisi bagerageza kukurwanya niko bakanga bavuze kuri ngwisiko ko ni muzunguruka kabita rakaranga nigi ukidi kumushakida ibidu yo munyurwango twifite mindani bitambura ikirezo njewe ry'umuntu niyo menye byanje nkakora ibyanye nkatapati zanje ku giti cyane nemeskira fonda cyangwa gutora tuvasi tubiri kugira ngo ubone ikintu nshoboye. Yes bro. Ja kumuntu uri kundeba ugomba kumva ibintu mvuga ni wumva mbishoboye ugomba gushima mu gihe nabishoboye YouTube channel nitwa Kirafo ugakora hari akantu kameze gutya YouTube channel yanjye hari nakameze gutya gutyo urabashimiye ndi gukora nugira gutyo urabagaye ndi gukora nukuvuga ngo ejo nicaye ka free zone kwa gatatu nakumva bro mitanica muri cya kirabyo gihari haranditse Kigali mu murwa yego mba ndicaye mfataga kayikanje kano gakayikamsana gatoya yes nakabike ndandika ingoma nza guhura n'umunango ati se mwana kwe cyane wandika umwanya munini imeze bite ndavati se ngunyuriyemo ku bintu ndi kwandika fasha Kirafo ya bekaze mutere vase wo ndakumva bro umujyi wa Kigali ni danje umenye nta bicero ufite ubona abandi bari kunywa amarika we nta n'igicero ufite niga ja niba ushaka kumenya level iriho uzicare cafe zone role abavuga indimi ndetse utanumva cyagucanga ndetse ukavugishwa umujyi wa Kigali ni hatari bono kwati ujya YouTube channel urambona amazina ni Kirafo Instagram ni Kirafo rawa Facebook ni Kirafo nukuvuga ngo reka ngutera kandi ga freestyle. Yes muri somfatwa nka Emily cyo amadika ndakaraga abana batoga ibibera kabyo bidarenska pa maranga mutima yanyu mu bicu amaspika mugoni mu maremo udenza budigi cyo mu biti uko buraza kubikunda bebere nangira gukaraga amabia haba state nayo wese banzi hudutwiko turenze cyane fo umwaye muri no njyana Kirafo banzi kibitendo bidi official dushaka ko buri karere ko mu Rwanda haba bato bagafata umwana wese ufite impano yo kuririmba akicara karirimba n'abandi bana bakajonjora tugahora dukora icyo kintu sinzi muri kucyumva ndacyumva bro twebwe icyo kintu kizahora cyisubiramo mu buzima
buri kipe zahuriye finali haba pisi kino gikombe cy'amahoro haba shampiyona ikipe yose yageze finali zose zageze finali ko ari ebyiri mbere yuko umupira ubanza kuba tukabanza kuririmba mu kibuga yes bro uturere two mu Rwanda nitungaye uturere 30 ubwo bazafite abana 30 yes hari abafite breakers hari abaraperi hari abafro hari abatrap ni ukuvuga ngo tuzakora indirimbo badufashe nyine badufashe ubuyobozi n'abantu bari kutureba badufashe tuzakora indirimbo iri mu ngeri zose badufashe tubone amafaranga aba producer bose bari mu gihugu barenze batwegere dukore n'abastari bose bari mu gihugu baradukeneye ni ukuvuga ngo dufite fusion mufite fusion yego ni ukuvuga ngo mu baturarwanda hari impano nyinshi zaheze hasi ariko guhera hasi wowe ufite impano ubaye pozombe uratuje mu mutima wawe ugiye hasi wowe ugiye hasi uratuje bro kuri kwishaza bro efo maze iminsi ndi ku mihanda ngo ikimani ni ukuvuga ngo ndi gukora ngutere vasi yo ku mihanda nkubita vasi muri iki kinyejana kubona isente byari bigoye ndakubita amaso kibya kene kubona isente nkabona umwandi byo bigatuma nje nibaza ikerezo ry'isoko rizagenda niyo ugerageje no gukora abisi bagerageza kukurwanya niko bakanga bavuze ukuri ngo isoko ni muzunguruka kawita rakaranga nigibiti di kumushaki daga ibiru yo mbonye urwango tufite midani bitambura ikerezo njewe ry'umuntu niyo menye byanje nkakora ibyanje nkatapata zanje ku giti cyane nemiskira fo YouTube channel Facebook ni kirafo IG kirafo rawa ndi kwa uploadinga ndi gukora ibintu nkunze kandi ndashoboye je ntabwo nje muri gukora urashoboye ndashoboye ikintu nsaba ntago ndi kwa kabenda babantu hari ukuvuga ngo ari ikintu ushoboye umuntu akavuga ngo uyu mwana mbona cyangwa se uyu mustari ndi kubona afite ejo hazaza yes first of all ndi guhera mu cyaro mfite impano ingana gutyo ni ukuvuga ngo ntago ndinjira muri arena cyangwa se nje muri Genesis Comedy no hantu ujya mbona harenze ku TV ngo barebe ngo ikintu nshoboye ni igiki none yebaza umunsi ntageze ndi gukora bino bintu mu cyaro kirafo kwishaza mfite kirafo ni ukwinjira nko bitawowe ikintu kigusaba ni ukundeba we waba wambaye imyenda ishaje amagofero ashaje araguruka iyo ndi kuririmba kirafo ntago ndi imbere yawe ngo ujeje kubaza ikibazo bro uri kumva kirafo ndashaka kumuha ikizami kirafo ni umuhanzi cyangwa ntago ari umuhanzi kirafo ntago nivuga gutyo ndi kuvuga ngo ngiye nkunda kuririmba ibintu bimbaho mu buzima nawe mfite umubebi duteretana njya kumureba mushyiriye akantu k'agakeke kuko nari mukumbuye mpageze nsanga umwana bari kumucemba ntago nzi kumucemba ndagusobanurira nyuma ndakumva nahise nandika vasi ntandika ingoma nandikira vasi yavuga ngo iki sinshaka urukundo rwa frekeje sinshaka urukundo rwa frekeje mukobwa gwanzikiye mu bose muhura bwangiza gudenza ko no kugenutse byango ntacyo nkomari kandi ukiza gwanyitaga sheri nandi mazina ni kuko abakobwa murinda shema burizo ringo tembo tena mana ngaye budigunyiza z'urukundo dafitema yiguciwa nsezeranye sho urukundo siga kure cyane zinani zikuzabo mukemuke mu kidakidafo sinzi cyumviza kuba mpinduye umusazi nigize umwana ngo ndebe ko wanyumva nacinzira ntazira kadwavinega none doze vasta nibyo bineje vast for him nabikoze gusa nubwo ntari mbizi breke mugo bike fo shyireho aga freestyle twumve itwara kantu nze nkubwire byeni no story ndavuga ko ubujama bwigize ubuflexe bwirwa mtsimbi bonwa ntibi moti niga abandi bana bari gukora iki keji hala bombo nabigiza bati je spora ngo bashaka kurya nta murimo bakozwa kandi byo mu kihugu ntibegikora niga abantu bose baba yaba town here niga bomo kwati umujyi wa Kigali ni danje ubumenyo ntabicero ufite ubona abandi banwa marika wabuze no guha amagezi niba ushaka kumenya revuriko uzucare kafiri zone urore abavuga ni ndetse utanumva byagucanga ndetse ukavugishwa Kigali si kigoma ko ndabibonye none haruza kabira kandi for killer for no kubango kuri kamera killer for ndashaka unyumve abanyarwanda bo barimo barakumva bavuga ngo ndashaka kukubaza ikibazo ubu nkubwiye ngo wandike indirimbo ivuga kuri Hishura Official Rwanda na YouTube yereyeho guteza baranguce mu jambo nk'umustari nta kibazo icyo kintu ngiye ni toto mfite impano y'umunyarwanda wori kundiyebo ntago nje mese nk'ababandi bazi imbere yanyu bababwira ubusa
nakuze mbona ba Bulldog mbona ba Bruce Melody barimba ngo yakoya we ntago nje kubaririmbira yakoya yakoya wapi yakoya ndi umuraperi nkora afrobeat yako ya ari ndimo ya Bruce Melody ngo yakoya we ayiwe ibi mana we ibi ni biki kumona bikaze njewe ndumiwe njewe wowe mirwa kuko uri kumbona imbere ya kamera kuri TV jirawe noneho kira noneho kugira ngo ibintu duhindure urwego byari biriho hindure page twandikira indirimbo wigeze ku banyarwanda bakumva yaba ari abari imbere mu gihugu n'abari nyuma yacyo ivuga kuri official Rwanda n'ibyo uyiziho byose no kuvuga ngo n'ubwa mbere ngaragaye kuri kamera gusa umwana wana renyo baranyuma ngaragaye kuri kamera n'ubwa mbere for sure ntago wigeze ugaragara kuri kamera n'ubwa mbere ngaragaye nereka abanyarwanda ikintu nshoboye ntago nje meze nka babandi nshaka kwereka umunyarwanda wese uri mu gihugu kuntega amatoko areba ikintu nshoboye nk'umujama byo ntago nzi ko nimba uri kucyumva uri umujama ndi umujama nkora injyana zose no kuvuga ngo mfite ingoma bita pongi nkorezeho pongi bebe nkunda utujesti wawe bebiga cyane iyo uri kubyina ku buriri hari utuntu wikora nkabona urase fo nkabona urukundo nkunda ari umwami izindi nkundo bebiga ngaho data jya wikundira kirafo tuzaba n'ibihe byose mu gihe tuzaba tukiri ku isi ntamuza twivange damu rukundo bebiga abo bose bavuga ngo nkwe bazongera kuvuga ibiki kari wowe nkunda my love boom my love you my love boom my love for kamubera bebiga budigi ke dukorana mu buzima nta na kimwe nabo rudabaruta bose udabadenze cyo bebiga for twagiye kuri official hishura official twagiye n'imirongo no kuvuga ngo hishura mbanje kwishikariza abajeni ikorera hano Kinazi muri Rompwe umanutse kuri no restaurant bayita ngo iki nago bamaye amafaranga reka no kubamariza urumva umunsi bayampaye ndamamaza ewana turi gutera imbere nyine pe ngaho twandikire turi imbere none kuri hishura official ishura waje igisubizo mu buzima waje ufasha abana bazimye mu buzima waje udufasha udavuga ngo ndavugishwa ariko reka nze nkomeze waje udufasha turavugwa mu buzima none dore turi gukora zino trap ingoma zirende turi kuzikorera muri kishura zose turakubita imiziki rende ni gukubita mu handi hose bakabona ko hari icyo nshoboye mu buzima no kuvuga ngo hishura yewana imeze ishura nta kintu nabona kimeze ishura baradufashije watuzamudukura ku mihanda twararaga ku makarito nta kintu utadukoreye nuko ngo ibi bintu uri kudufasha uri kutwereka isi ntago ari uri kubyereka wowe uri kugira ngo tuzamure wereke isi ko hari abana bari mu cyaro bafite ikintu bashoboye nanjye nk'umujama kirafo ikiganiro nakoze nta muntu nshaka uzahanyura ku ruhande ngo avuye ngo nkuyeho ijisho wowe nge ndi umustar pe ndacyari umustar yo underground ntago nzi ibintu muri icyo kintu ariko cyumva turimo turacyumva no kuvuga ngo ndi umuririmbyi uzi ikintu akora ntago nge wambwira ngo nciye imbaraga ndaririmba ninjye muntu ukora ikintu uzi ko nkizi urashaka kuva hehe kandi ukagera he no kuvuga ngo nshaka kuva mu cyaro nkafata n'umujyi nkava mu mujyi nkafata Afrika yose nkafata East nkafata West nkafata North nkafata South urukumva nkafata na half ugafata half na swafu umuntu ushaka kundeba ndirimba buri wa kane ndirimba hano kwa Makuza muri Afura 13 kano kabari kari munye muri Afura 13 hano kwa Makuza ka free zone none kirafo mu byukuri ni izihe mbogamizi muhurira nazo mu muziki mukora imbogamizi simbizi nimba imbogamizi wazumva gusa nk'umujama nimba ushaka kumenya imbogamizi zanjye wowe mufana wanjye banza urenzamuye kuguru uri kubona mba nambaye no nkweto dore ukuntu imeze nyine no kuvuga ngo wowe ugura inkweto nshyashya ukajya ujya gushaka ahantu bagusapotinga ukagenda mu tubaro ugakubita ukaririmba ukabona tipu y'ibihumbi 2 ukabona ya 3 ukabona ya 5 ugataha ukarya umuceri wonyine cyangwa nta n'ibishimbo wabonye waba wabonye uburyo urya nyine no muri restaurant ubwo nibwo wabonye ubunane ukarya ari kubyumva icyo kintu nukuvuga ngo ngenza kuri mike nzi ko nshoboye kandi ndikumva nta myaka nibyo bituma abaraperi mwandika injyana ngo injyana z'umujinya
ya ndimijyana ndimba ku bantu ndimba ku bantu hari akandi kari mfite bita iby'isi n'atari ngaho shyiraho twumve. aje urumva mwana nkunda iby'isi ni hatari yayaye iby'isi ni hatari mwami Imana tabara umugaragu wawe sinjye wavukiye kuba nyiramiruho yaje muri iki kinyesha naje kubona isente byari bigoye ndakubita amaso hirya hino kubona isente nkabona umwana byo bigatuma nje nibaza iherezo ry'isuko rizagenda niyo gerageje no gukoda abisi bagerageza kukurwanya niko abakanga bavuze ukuri ngwisi koko ni muzunguruka kawitarakaranga nigibikidi kumushakira ibirungo yo mbonye urwango twifitemo indani bitambura iherezo ngewe ry'umuntu niyo menye byanjye nkakora ibyanjye nkatapati zanjye ku giti cyanjye niyo mizikira fo nukuvuga ngo dore kirafo ya dore imbogamizi muri guhura nazo amagambo make ni izihe imbogamizi turi guhura nazo bena ndabubashye kuko muri kundeba kuri kamera reka nkuremo akagofero dore imbogamizi nukuvuga ngo tubura amafaranga ugasa umuntu umusitari yako twabuze ibiceri njaki kintu ibiceri byo murashaka ibiceri ubundi byo kudufasha gukora amavideo abantu bakatubona tukakora ama audio tukabona abatera nkonga kintu nico turi gusaba abanyarwanda bose bari kutureba ku ma TV mudufashe supporting turinginze yego ni ntaho ngaho numva sinzi nimba ikindi wambaza icyo nakubaza muri music yawe nkawe kumwihariko wawe niki ububwira abantu cyabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi kwiteza imbere nk'urubyiruko reka manze nutere vase ntago nyamvuga mu magambo nge mvuga mu ndirimbo kora ugiye kubone bwanje kora ubwo n'urubyiruko nikubwiye gukora biva kudira imwe bijyana kwijana niyo mpamvu niyemeje kugira inama urubyiruko bari byabirwa baguseka ngo kukoda biza rangi dadi boba kwegeza kenjutisha bari digwa bavuga ngo ntacyuzi marira kandi ubundi bobi digwa bagusabdizije naje gusa nga rubanda dibo bana monoza kuko bavuga ibyo babonye byose sha ubundi sebo bari cyubugamba bagakora gwenge byarangira doko nege mu rukundo bunandi gihugu cyatene imbere cyane we kubera kari boba doca imbaraga zo gukora niba bumva tuveho je twikodera kazi kacu dufite imbaraga subwa mbere subwa kabidi tubasomera we ariko naje gusanga batumva je birirwa batuje ndako baduteka mahembe ndibidufata mu ngoto tutazamazina he Rickman kadukiza mitego ya babi shani babi fo ni babi so niki noneho mu byukuri wifuza ku banyarwanda bashobora kuguha nyuma yuko umaze kubagezaho no kubereka ibyo ushoboye icyo nasaba buri munyarwanda wese uri kundeba mujya mubona muri ama televiziyo mukumva ama radio hari gihe bageraho cyo guhamagara ukavuga ikintu cyose wifuza umfashe usaba indirimbo zanjye uvuga ati nshaka ko mu nkinero no mujama bamwita kirafo ibi ni mfite indirimbo bita ibi ni kibaye kirafo mfite fake love mfite pongi mfiteho kora by kirafo ngiye gushyiraho n'izindi bita mu bicu n'iby'isi n'atari nayo nshaka kuyaplodinga nukuvuga ngo muri rusange niba nakumvise neza ufite platform cyangwa se ufite YouTube channel bayita kirafo hariho indirimbo zingahe kirafo kugeza uyu mwanya afite indirimbo zirenga 20 ariko ndi kurwana n'amavideo hariho indirimbo zingahe kuri YouTube yanjye hari indirimbo zirenga 5 hari indirimbo zirenga 5 urumva ntago nkiri muri babandi bandagrawundi ndi kugira ahantu mva nawo njya kandi ndi kuva hasi njya hejuru numva mbicaka ntago kiri umwanda kuri rimwe bijya kwijana ntago kiri umwanda ground kirafo ntago kiri umwanda ground shyiraho imirongo numve ko utari umwanda ground bari basiko nazabikora nkabigeraho none dore nje imbere ya kamera nzirasaho izi ngoma nazisikaniye kuva kera nzamvuga nka Betley kuri mie AK kubra chant 25 morfe none ho nukuvuga ngo nje mvuga none nka Bulldog nukuvuga ngo ngiye gutera vase y'umubebe nyine narembe yego ubunye kubona nakise mva mu byanjye kubera urukundo wampaje bebe nagize ngani jewe ngende kudota ariko niko zikonjetsanga live urukundo wampaje bebe bantaro mwami sinikunda fite kunotikise ngira ngo nirikana kukijya mu kabyiniro Los Angeles kuko bikorana umurava bebe kandi urinde kurabikajije ngo manuka utigise jo bebe maze mu guteka nyora kirafo ubundi mu byukuri uheruka ku rusengero ryari
byakugora minuka ku rusengero nkivuka nukuvuga ngo ndi umwana mama bakubyariye ku rusengero kirafo nukuvuga ngo navukiye hafi y'ibitaro mu kuba meri yagiye mu isoko yumva agiye kumbyara nyine abona ari bwase bari mu muhanda ambyarira mu muryango hafi y'urusengero nyine ku muryango wa kabiri w'urusengero nukuvuga ngo rwari urw'abagatolika nukuvuga ngo kuva n'icyo gihe mama yaranyigiye ndi uruhinja rw'amezi 4 barambatiza ubuheruka yose mperuka yo mbatizwa mfite amezi 4 ariko nukuvuga ngo ku mutima amezi 4 wasengeraga icyo gihe ntago nasengaga nandi mu mugongo ibintu by'amadini ho bivuga hiki amadini bamwe n'abateka mitwa abandi n'abantu b'Imana amadini menshi ntago ewana amadini ndayakunda nanye manomba nasenga ariko hari abo duhuza nkasanga barambangamira kandi basenga buri minsi 2 mu cyumweru bajya gusenga badasiba twahura mu nzira gasanga bene nk'umuntu arakwenya akavuga ngo yigize umuhandi ugira bibiliya se bibiliya yanjye wa muri roho mbwira umurongo umwe wa bibiliya yawe iri muri roho kubaho nta muntu mbangamira mu buzima bwanjye bikazamfasha kuba nzabaho ubuzima bwose nta muntu n'umwe uri kunyumva ngiranye ikibazo nawe no gukunda mugenzi nkuko wikunda nkuko wikunda birabe nukuvuga ngo haragasengesho banyigishe niga mu wa 4 ukavuga ngo in the name of the Father, in the Son, a Holy Spirit, amen. Tukino subiramo ko kana in the name of the Father, in the Son, in the Holy Spirit, amen. No kuvuga ngo iki cyongereza ndi kuvugamo no sengesho United Kingdom State. United Kingdom State. Muri twa nka Emilio. Kirafo haba state nayo wese yabanze udutwiko turenze cyane umwe miliyoni cyane kirafo tugana ku musozo nje sindagaruka ubu mpise kandi ndashimira abanyarwanda bose bakomeza gukunda channel yacu ya Hishura Official Rwanda ndetse nawe duhamagara ukaza ukitabira ubutumire bwacu nituguhamagara uzagaruka nzagaruka nukuvuga ngo murabona nsoje uzagaruka nukuvuga ngo ntago ndangije nasoje nituguhamagara uzagaruka nukuvuga ngo ibyo mwatworeye hari aho mwatuvanye mutugeza ahandi turi kugaragara mu gihugu hose ariko nituguhamagara uzagaruka ku kanya ariko nsezera abantu bari kundeba mu karere buretse kubasezera ningi uri kubasezera nge ndashaka gusezera abantu bose bakurikiye iki kiganiro mbibutsa gukora subscribe share ndetse na comment batibagiwe na like ariko nubwo mvuye kuri microphone no kuri kamera shyiraho imirongo usoza nge singaruka ku buryo ukomveka abantu bakaza kugukunda bakagukundisha n'abandi njewe nitwaga Jeremy bye bye. First of all nguhe intangiriro wowe uri kundeba kuri kamera nzabigeraho ibyo unyifurije ukimbona nibwo ngiye kubikora kandi nzabikora ndirimbe muri zo Afrika nzagira no kwisi hose nkaragize vibe natangiye ndi umurapori hasi cyane numva abandi bacuranga iningide n'imiduri nanye nza nkubita trap ndetse nk'umusani drill nizo njyana nkora mu buzima nani nziko ntajya nzigeza none ubu nje nkubita zifase zedrenze cyane niga amazina yanjye nitwa Kirafo ko uri kundeba Imana kumpera amahoro ndetse nagusiga umugisha uzabana iteka nayo kandi iragukunda uzahora uyisenga ja Kirafo ciao ciao bombo kwati.